Imana itubwira ibyerekeye abashakanye. Rero bageni baje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana mbere y'umusaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Kristo ararusendereza imigisha ye, ararukuzuza kandi arukomeresha isakramento mugiye guhabwa kugira ngo mwebwe mubetagatifuje bw'abatisimu mushuri kubana iteka mudahemukiranana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mumbwire uko mutekereza imitima mwifuje kugira. Naje gusezeranya ubwanyu mutarimo agahato gaturuka ku bandi ubwanyu. Murashaka gusezerana Gikristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana imibereho yanyu yose mudahemukirana. Jean Paul Nakwezi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana mu rukundo abantu bose Imana bahaye kandi bakabanira Gikristo. Jean Paul Nakwezi. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe bateze kubyara cyangwa bari kubyara. Murabizi? Ubwo mwifuje kugira isezerano ry'ubushyingirwa butagatifu, muhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwire undi isezerano rye. Yewe Habimana Jean Paul, nemeye ko usabye Mariya Claudine umubere umugore, kandi gusezeranyije ko ntazagaruka mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, uburyo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe mu runaka gitandukanye. Kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe, kuzambara bahore bakurana ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana bwa Kristo Umwami wacu. Umugore rero ugiye gufata impeta y'umugabo, umugabo ntafate impeta y'umugore. Umugabo ari uwawe kana akiri impeta mwambitse, ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Usabye Mariya Claudine akiri impeta mwambitse, ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Umugeni we abizi mwerukanye muberane muhane imisaya inshuro itazi. Noneho ababyeyi b'abatisimu nabo mubahobere mubishimire, natwe twebwe tubishimire.
abantu baraberewe nyamara mushatse mujye muduhindukirire nanjye murabizi ubwo dushinze n'urugo rw'abakristo ntabwo ari urw'abapagani nabivuze kare ngiye kutwemera yuko n'ubundi muzajya murangwa n'iki isengesho ndagira ngo n'abandi muze kubafasha basubiremo gusoma bonyine n'ubundi isengesho ryitwa abashakanye Nyagasani waduhamagariye gushinga urugo binemewe kutubakana urukundo rwawe uzakirana umutima mwiza wazatugenera bose kandi uzabe uruhukiro rw'abatinyimana dutoze gufashanya tugendere dushyigikiwe nawe dutoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwacu dutoze kukugisha inama no kwisunga mu migambi yacu dutoze kugutura ibyishimo byacu n'amagorwa yacu dutoze gufasha abana uzaduha kuyobora maze rero Nyagasani wo gukundira ubuzima twishimiye urukundo waduhaye kandi tugusabye kurukomeza isakramento ryo gushyingirwa rirarangiye
gushimirwa kuko ariwe soko yayo urabe n'umurinzi gutuma ridahungabana bwa Kristo umwami wacu. Amen. Imitima yanyu n'ubukire bw'ijuru dushimire Nyagasani Imana yacu. Ibikorwa birakwiye kandi biratunganye niko kagame agakiza. Tugushimira iteka n'ahantu hose Nyagasani nawe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahoraho iteka uhuje. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose tukagusingiriza icyarimwe tukuguza we matuti. None rero mubyeyi wacu turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu. Yari agiye kugabirizwa rero no ku bushake bwe afashe umugati arashimira arawumanyura nuko yereza abigishwa be aravuga nimwakire maze muzo mwese igikoko n'umubiri wanjye biri kubatangira. Nukohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese igikoko n'umubiri n'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka. Agiye kumenerwa mbega n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Bivuge mubikora bibe kubitunganya. Rero Nyagasani mu gihe cy'ukuzuka kw'Imana wawe umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye twirirwa no kugushengera tukageza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje ndetse wasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo n'umutagatifu duhuze ubumwe. Nyagasani uke kiliziya yawe iri ku isi hose maze rero umenyere urukundo hamwe na Papa Francisco n'umwepisikopati Anakereti n'abatorewe mu maritari bose. Nyagasani uke kandi aba bageni Jean Paul na Claudina amaze guhabwa no gushyingirwa nibo bafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo bari no kuzagira amahoro kuko babyifuza kandi neza yawe ibahe kuranga umunezero n'umumaro. Wibuke kandi Nyagasani abavandimwe inshuti abaturanyi abamenyi
ababyeyi bacu ndetse n'abandi bose batugiriye neza bapfuye batugize no kuzazira n'abandi bose bapfuye usanga tutimuye maze bakiriwe mu guturukaho maze tuzashobora kugira umwanya mu rugo rw'iteka hamwe na Bikira Mariya ugendera ushyikizwa na Kristo kabangane no kaberwa muri we umwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe biba bisigura iteka nk'uko twabibwiwe n'Umukiza akabishyikiriza kandi akanabitegeka ibyo bivuga dutera we Amen. Mucyo twamaze Nyagasani twiyoroheje ngo agire impuhwe maze asakaze umugisha we kuri abageni bashyingiranywe muri Kristo kandi ubwo yabahurije isakaramentu mutagatifu abaye kugira umutima umwe barangwe n'urukundo rumwe babikesha isakaramentu ry'umubiri n'amaraso bya Kristo. Nyagasani Mana yacu wowe nyir'ububasha waremye byose ubivanye mu busa maze kugira intangiriro y'ibintu byose no kurema umuntu umwishushanyije ashatse ko umugore abera umugabo umufasha bagatana kuko baba batakiri babiri ahubwo ari umuntu umwe bityo kwigisha n'umwe wishakiye kuremera bidakwiye kugira ikimutandukanya na rimwe. Nyagasani Mana yacu iyo reka agatangaza atagatifu umwana washakanye kugira ngo ugende isakaramentu ry'ubumwe bwa Kristo na Kiliziya ye. Nyagasani Mana yacu ni wowe wahuje umugabo n'umugore kandi urugo ububakiye rugishingwa ruhawe umugisha utigeze uvanaho n'igihano cy'icyaha cy'inkomoko kandi ntunavanweho n'icyorezo cy'umwuzure. Rebana impuhwe umugeni Korodina wagize isezerano ryo gushyingirwa aradusaba gukomezwa n'umugisha wawe uramuhe kurangwa n'amahoro n'urukundo azahore akurikiza urugero rw'abagore b'intungane baratwa n'ibitabo bitagatifu. Rebana impuhwe n'uyu mugabo we uramuhe guhora yizeye umugore we umubonemo inshuti bareshya basangiye gupfa no gukira amuha icyubahiro kimukwiye kandi amukunde igihe cyose nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye. None rero Nyagasani turakwinginze uhe aba bayoboke bawe ukwemera kutajegajega no gukomera ku mategeko yawe kandi ko basangiye ikigango kimwe bahe kurangwa n'imigenzereze myiza ivanjiri bayigire inkingi y'urugo rwabo maze mu maso ya bose babere Kristo abahamya nyakuri bahe kubyara no gukuza babe n'ababyeyi barangwa n'imigenzo myiza bombi bazarambe unabuzukuru n'abuzukuruza bagafunga batunganirwe maze nibamara guheraheza ubukambwe bwabo uko babyifuza bazigire ku ngoma y'ijuru ubane n'abatagatifu bawe bwa Kristo.
yafungiye mu gitondo ejo yarahageze aramuteka